Kinsudi TV show. Link people with friends. Akuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Impamvu ya mbere, inkotanyi zafunze data pasiteri zimuka gusa. Sylvie kumvikana. Impamvu ya mbere yose Sylvie. Impamvu ya kabiri, bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe, nari ngiye gusura papa afungiye Icyangugu, ndi kumwe na mama at 6 years old, tugera ku myaka 6. Impamvu ya gatatu, inkotanyi yakubise papa, yakubise ikiboko papa, ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Ingingo ya gatatu, paragrafe ka nyuma, niko numva wenda kabaye intandaro kugira ngo siviyumve ahandi inkotanyi zirarengana rwose. Okay, aka kane, impamvu ya kane, papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo, papa yaramuhishe. Kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana. Now that is 6 years old. Aho ngaho harimo akabazo, uwo murumuna wa se byagenze gute imyaka 36 ishize? Ese yarafashwe ntiyafashwe, byagenze bite? Ni akabazo katasobanutse ku gika cya kane. Noneho impamvu ya gatanu, ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye, yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Impamvu ya gatandatu, naraye ndira ubwo first lady ahantu hari ubwoba. Yaraye arira, arizwa n'ibyishimo niki ako se kandi yanga. Urumva, ahubwo nibaza first lady yo bahuzaga amaso nta na kanunu yabonaga. Naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze. Guilty pleasure. Yaraye arira ku myaka ye 28 ubwo twabana sinzi ngo numara mu mwaka. Ubwo rwose ni komeza. None impamvu ya karindwi ariyo twakwita nk'umusozo, sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Ahubwo muri izi mpamvu zirindwi zivuzwe, Kagame n'inkotanyi baraziriki. Abazi gusa mbabare ntabwo kukubwira nabi uzoza ukanera siri oya nyine urumva. By the way, ibyo abavuze nanjye nicyo kibazo nari mfite. Komeza gato twaje ya kuri paragraph ya kabiri. Ya kabiri twagiye kwa Kagame. Oh yeah. Twagiye kwa Kagame gato ahangaha yendinze yafashe ibintu birindwi yagira Kagame n'inkotanyi, ariko ntantu hadanje hari ubwo bakumva ngo difada niyambuye akabumba amagara nambaye avuga ngo nahangaha aho bamubwiye ko azayambika perezida karararira. Twagiye sasa bafite amaso areba n'imbere. Twagiye rero tugende noneho ahangaha hanje Kagame. Okay, tugende kwa hanje Kagame. Noneho agiye gutangira rero. That's how we ended up with the F. Nuko twisanze hari F iri muri pasiporo yanjye ya digitale yabaye bayimana nuva ngo nuko twari kwisanga mfite
digital yanjye na ofisi bashaka urumogi. End of story. Nuko nk'uko rero ibintu byifashe. Hano rero hari indi akoze none hati hari indi yakoze iyi ngiyi ni kuri snap bavuga sindababarira Kagame n'inkotanyi zose n'ubu turacyahirwa. Twanyishyire kuri TikTok abantu bariho muyirebe. Komeza. So Sylvie, ni ikihe kinyarwanda ushaka kuva kuko njyewe ndi ku bintu byose birisobanuke kure wowe ni iki utari gusobanukirwa? Sylvia ashaka impamvu zifatika. Yewe ndashaka ko umunyumva. Okay. Au départ nari mfite ikibazo cy'ikinyarwanda n'amagambo arimo kubera numvaga bitadinga apu niko abongereza mbona mukunda kuvuga. Hari ngashaka nagenda mu cyambere aho avuze inkotanyi nkavuga ese inkotanyi ari prison zigira cyangwa prison igirwa n'inzego zishinzwe hano mukakwizana mu ubwenge twumvika. No. Sylvie ariko kubwira byumvaga gatfada murekeye ariko kubwira byumvaga ubwo niba uko yabyumvaga okay tugiye kubirambura ngaho ngwino. Yes, ariko kugira ngo ngewe Godfather ngewe nakoze ikintu kitwa dissertation, so I have to unpack things logically. Ngewe ibintu bitatu ngumu Kagame ntabwo ndi kuvuga ukuntu yavuze His Excellence Kagame avuga inkotanyi avuga the first daughter Ange. Nashatse ayo magambo atatu ahahuriye n'ibi bintu harimo aravuga ubu umuntu ntabwo nkora muri leta ariko ubwo arumva ko who is he kugira ngo Ange afata aje gusaka inzu ye cyangwa yohereza abantu basaka uri gusimbuka rero bamaze kugera kwa Ange muri kataki ya nyuma. No, tugende gato Sylvie tugende gato ntabwo nkwemerera tugende Sylvie idose yamurenze Sylvie tugende gato tugiye kugera uretse gato Sylvie. First of all amateka y'igihugu turayazi turi kumwe ni ukuvuga ngo we niba aje biroroshye cyane ibyo ari kuvuga ibyo ari kumenyesha ari gusobanura kirumvikana. Nanga Kagame n'inkotanyi nanga ubutegetsi bwa RPF inkotanyi na sebuja wabo cyangwa na nyirabwo na bose wabo urumva kiriya hano genda ubare imyaka ngo se yafunzwe ryari arahera amateka muri ibihe tuno byo kwibuka niyo mpamvu yategereza umunsi urimo kunyumva. Mugende murebe imyaka afite uyu mwana uyu mujene murebe ku myaka 6 Moses yari afite imyaka 6 hari ryari aravuga hano ngo waraduze ukavuga ngo birahuriye n'inkotanyi aravuga ngo inkotanyi zafunze data uretse wa muntu uravuga ngo birahurira he niki atavuze ukiri kuri iyo statement hano uretse gato one paragraph ya mbere ingingo ya mbere ati inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa niyo mpamvu za umuntu se bamuziza ubusa uretse gato ariko gusoma ibyanditse ni gusoma ibyanditse ntonge wowe ushaka kuvuga ngo bamujijwe imwe urashaka kugira ngo twivimuzi urumva hano aravuze ngo inkotanyi yahereye avuga ngo yakuze ryari Moses yavutse ryari akura ryari tugiye kubireba nakuze nanjye inkotanyi nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Hanyuma ahita tubwira impamvu yanjye inkotanyi cyangwa yanze inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6. uyu muntu uravuga ngo ni katavuga ari kukubwira impamvu yanga inkotanyi. So for me ibyo nashakaga kukugira Godfather this is it. Bigaragara nuko uyu mwana yakuze afite urwango afite aho yaba yararuvanye. However kugira ngo urwango azarusobanure atanze raison zitarizo. Nibyo nshaka kukubwira. He's looking on how to back up his history, how he has
to back iyi level na hen afite ariko njyewe nk'umurindazi uri gusoma ibyo atanze inzi niba inkotanyi zigira prison kubera ko prison zifite aho zibelonginga na leta ikazikontrola iyo azanyemo perezida sinzi ibi bintu urwango agomba kuzanira perezida nabishistikiye kuri noneho akongeraho de facto kuri njye nk'umuntu uri gusoma nabona ko the guy has his own wound and a certain deep level y'urwango ariko agashaka kubibakinga no kubijustifia kuri njye which me as a reader when I read I put some brain n'ubwenge mbona ko izi backup we atanze kuri njye ntabwo mbona ko arizo backup z'urwango afite so afite urwango ruri deep by the way ntitunarworoshe kubera wenyine arivuge ngo yakuze deja aseta okay tugiye muri prison ise yarafunze ajya kumureba se turabizi all over the world aba prisonnier baba bafite amategeko abagenga amasaha n'iminota babaha ibintu bitandukanye ngewe kuri nge I just don't take things like that I go deeply ikibazo kiboneke nuko bazana microscope bakagenda bakagireba ntabwo umuntu yagirebesha amaso mu yandi magambo you are nothing ntabwo ushobora guhungabanya ntabwo ushobora guhungabanya n'akagari ntabwo bikunda yego wari wenda habaye privilege yo kubona ushobora kubona platform yo kwambika umukuru w'igihugu na first family ndagira ngibyo de wari cyo kuba kwabaye akasamutwe ntabwo ariko bimeze ntabwo bakayumva uzi profile bari bafite wowe ugenda urebe Kayumba chief of staff wewe ukwa see now you are nothing ntabwo rero turanga kugira ngo tumupromotinge oya ariko amagambo yakoresheje mu bihe turimo nayo kwamaganwa harimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi agomba kwamaganwa hanyuma ibya business ze na Ange Kagame it's not my business kandi ntabwo tekereza ko niyo byaba ari byo byaba binahari ntabwo ushobora kuzana muri abantu bari kwibuka babo ubizana ngaho uyu munsi uze gukomeretsa imitima y'abantu